Hey everyone, mumeze mute? Murakomeye? Natwe turashima Imana, nta kintu tuyishinja kabisa ko kudukorera ibintu byinshi cyane mu buryo butandukanye. Ndagira ngo rero uyu munsi uyu mwanya mbereke uburyo ushobora kwikorera ifoto yawe muri telefone yawe. Abantu benshi usanga batakaza amafaranga bakayatakaza mu bintu bidafite agaciro, ibintu nawe ubwawe wakikorera. Ngiye kukwereka rero ufite telefone yawe uburyo ki ushobora gukora ifoto yawe mu buryo bwiza cyane rwose, ku buryo bunoze. Ushaka background, urugero urabona nk'iyi ngiyi, urabona ko iyi ngiyi iriho background, urabona nk'uyu nguyu, urabona ukuntu imeze iyi ngiyi, urabona ko iriho background, urabona nk'izi ngizi zose murabona ko ziriho background, bitewe n'icyo ugira gute ushaka kugeraho. Urabona nk'izi ngizi ukuntu ziba zihuje. Noneho ndagira ngo mbikwereke kuri telefone yawe. Ese ufite telefone wabigenza gute kugira ngo bigerweho? Okay, let us go. Ikintu rero ugiye gukora nta kindi. Icya mbere, uraza muri telefone yawe, ujye mu kitwa Play Store, urakabona hano ka Play Store, ugakirikeho. Numara kugakirikaho uze hano muri search wandikemo PixArt, PixArt. Ngira ngo urabibona uko handitse harya, hanyuma usearching, kore search. Nukora search araza kuza rero PixArt. Reka dutegerezeho gake bitewe na buryo bw'umuvuduko wa internet, muraza kwihangana. Ariko ikintu umuntu ahita akora iyo umaze gukanda kuri PixArt iraza. Urabona ahangaha njye baransaba kuya-updatinga, ubwo wowe utayifite biraza kugusaba kuyinstallinga. Ubwo biraloadinga nk'uko bisanzwe, nyine yishakisha kugira ngo ibashe kuba yajyamo. Ndabona ni na gatoya, gafite megabyte 25 n'ibice 16 gusa, ntabwo ari kanini. Hanyuma tugategereze ko ka downloadinga. Nikamara kudownloadinga aga PixArt kacu tuze kugashyiramo mu buryo bwiza cyane. PixArt rero ni application ngari ifite ibintu byinshi cyane, aho ushobora gukoreramo save the date, aho ushobora gukoreramo invitation, aho ushobora gukoreramo ibintu byinshi kandi bitanga amafaranga. Ndagira ngo nkwigishe ibintu ushobora gukora nawe ubwawe wibereye mu rugo, hanyuma igiceri cyawe ukakinjiza nta ntugunda. Abantu bose bakora ati ibintu wane ubakorera cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngira ngo murabona rero no mu buryo baba bari kuyamamaza uko umuntu aba agomba gukora ibintu bigiye bitandukanye. Njyewe muri kumwe n'ikirima buhungiro nk'uko bisanzwe. Reka rero nze mbiyerekere utuntu twinshi cyane ku bijyanye na PixArt. Turaza gutegereza akanya gato kugira ngo ibanze ibe installing neza, ijyemo mu buryo bwiza. Murabona ko imaze kuba installed. Ikintu tugiye gukora rero nta kintu, tugiye kuyifungura. Just turaza gukirika ahangaha, urabona handitse open. Nitumara kuhakirika ise nk'itujyana muri yo nyine muri rusange turaba tuyinjiyemo. Iyo tugezemo urabona hano hari utuntu tugera kuri 5. Aka kantu ko hagati karimo agasaraba kaba kari kugenda gakinakina, niko turi buze guhita dukandaho. Iyo tugakanzeho gahita katujyana ku mafoto, katujyana ku mafoto. Urugero wenda reka dukore iyi foto reka tuba iyo hajemo ibintu kanda kuri kara gasaraba. Iyi foto reka tuba ariyo dukora, tuyifatireho urugero kugira ngo wenda abize kukorohera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Murabona ahantu ifoto iri, turashaka kuyihimura tukayishyira ahandi. Urabona rero hano hari utuntu, akanditseho gold, akanditseho tools, akanditseho effect, akanditseho retouche, akanditseho remove bg, akanditseho stickers, akanditseho cut out. Ngira ngo aka kantu kitwa cut out niko tugiye kwifashisha. Urabona kafite akamenyetso kameze nk'agakasi ukuntu. Aka kantu turagakandaho. Iyo tumaze kugakandaho kugira ngo bikorohere, urabona hano hejuru, urabona ahantu handitse ngo person, ahandi handitse face, ahandi handitse clothes, ahandi handitse sky, handitse head, handitse hair, handitse background. Kuvuga ngo aho ukoze
niho ubasha gufata. Ngo iyo ukanze kuri clothes haza imyenda gusa hataje umutwe, iyo ukanze kuri face haza isura gusa ibindi bitaje. Noneho kuko dushaka umuntu wese, reka dukande kuri person. Iyo dukanze kuri person urabona ko umuntu yamaze kuba selected. Iyo umuntu amaze kuba selected rero ikintu duhita dukora tureba se aha hantu ni ikihe kirimo tudashaka ko kizamo. Urana aha hejuru hacu hari akantu k'agakubo, hakaba akantu ko gusubira inyuma n'akandi ko gusubira imbere kameze nk'akanyuguti ka i, ariko hakaba akandi kameze nk'ijisho ariko riciyemo umurongo. Reka rero iri jisho turikoreho. Ijisho ryacu niturikoraho murabona ko uko ifoto yacu imeze aka kanya, uko ifoto yacu ihagaze aka kanya. Muri hangana turi gukoresha telefone, haba hariho n'abandi bantu bari kugenda batwandikira. Iyi foto yacu rero ikintu turi buze gushaka ni iki. Turashaka ko iyi myenda iri hano inyuma yindi ntayo dushakaho. Urabona aha hantu hasi rero hari ahanditse select, ahanditse outline, ahanditse shape, ahanditse brush, n'ahandi handitse erase. Turakanda kuri erase, hanyuma duse nkaho tugiye kugira gusiba nyine. Erase no gusiba, hanyuma tuze dusibe ahantu hose tudashaka. Kugenda uhakora ukazuminga neza kugira ngo bigende fresh, ugenda ukora ku kintu udashaka ugira gute ugikuraho ikintu udashaka cyose ugikuraho mu buryo bwiza cyane, ku buryo nta nkomyi rwose. Reka dukureho n'ibi ngibi byo ku ruhande hano. Urabona ko no ku mutwe hariho utuntu tumeze nk'amabara, reka natwo tudukureho. Natwo ngutu twegereye hano natwo tudukureho. Murabona ko noneho ikiganza urabona ko cyabuze, ntimuri kubibona namwe. Reka twongere turebe ifoto yacu ukuntu imeze. Nitwareba hano kuri cya kiganza impamvu cyabuze, ntabwo hari ibara ry'umutuku. Turaza twongere dushushanyeho neza kuri rya bara ry'umutuku, kuri cya kiganza dushaka ko nacyo kigira gute, nacyo kizamo. Hanyuma nitumara gukandaho twongere turebe ukuntu ifoto yacu imeze. Dore ngubu noneho ukuntu ifoto yacu imeze. Murabona hari ikosa ifite. Ikosa ifite ni hano ku nkweto, murabona ko hakiriho umutuku. Reka natwo dusibe tudukureho kugira ngo bitaza kuza kuduvangira ibyo dushaka. Kwanza reka tuse nk'abasiba intuze yose, kubera ko ntabwo dushakamo irindi bara riza kuza kugira gute kutuvangira. Hanyuma tumaze gukora ifoto yacu, murabona ukuntu imeze. Turaza hano ku kantu ka V, tuvivure. Nitumara kuvivura urabona ko ari ifoto iri ahantu nyine utamenya ukuntu hameze. Turaza kuza hahandi hasi hano murahareba neza cyane. Hari gold, hari tools, hari effect, hari retouch, hari remove big, hari stickers, hari cutout, hari replay, hari text, hari add photo, hari na fit. Iyo tukanda hano kuri fit duhita tubona icyitwa backgrounds zigiye zitandukanye, tugafitingamo neza noneho background yacu. Ese turashaka ubururu, turashaka umweru, turashaka umukara, se turashaka umutuku, turashaka icyatsi, ndetse n'amandi mabara yose ushaka ukaba ariyo ugira gute ushyiraho mu buryo bwiza cyane. Reka wenda duhitemo ibara ry'umuhondo. Iyo umaze gukora ibara ry'umuhondo, umaze kurishyiraho mu buryo bwiza cyane, ukanda akantu ka V hano, wamara kugakanda ukaba uzi ko ibintu ni wane. Hari akandi kantu rero muri kubona hirya hano mu nguni kitwa border, murakabona neza cyane. Iyo ukoze kuri aka kantu ka border uba ugiye gushyiraho nyine utuborder. Ushobora gukora akantu kameze nka egg, ushaka bitewe n'icyo ushaka gukora. Mbese ugenda ukongeza bitewe n'icyo ushaka gukora. Ahangaha ushobora kuwongeza bitewe n'icyo ushaka gukora n'uburyo cyo ushaka kudizayiningamo ifoto yawe. Ndi gukoresha telefone, ngira ngo namwe muri kubibona, nta kindi kintu ndi gukoresha. Wenda n'urugero reka tuyemeze gutya. Ndashaka kwandikaho izina kugira ngo abantu bamenye izina ry'uyu muntu. Uyu muntu n'umutahira, avuga inka mu bukwe, aranabuyobora. Reka turebe ukuntu turi buze kwandikaho izina rye. Nitwajya kwandikaho izina rye turakanda kuri text. Twakanda kuri text duhita twandika, wenda n'urugero twandikeho Kirima Buhungiro. Hanyuma nitumara kwandikaho izina rye turasa nkaho tugabanyaho gakeya. Murabibona ukuntu ndi kugabanya nkoresheje utuntu twa hano. Hanyuma duhite tuza ahangaha urabona akantu kameze nk'akamayinazi, akangaka nkozeho uhita ukurura gutya ikuyanga izina rijye ku murongo umwe. Hasi hano uraza kuhabona utuntu twinshi dutandukanye, ariko hari akantu ka nyuma hano kanditseho bend. Aka kantu ka bend kadufasha kuba
twakora izina muri ubu buryo. Urabona izina twashyize ku ruziga dukeneye kurishyiraho nyine ku buryo usanga nyine ari akantu kadizayininze neza, ku buryo niyo wagaha umuntu ubona ko ari akantu keza cyane. Urabona ko Kirima Buhungiro ariho neza. Tuti noneho reka tumushyirireho na nimero ya telefone kugira ngo wenda abamushaka bagire bate bamubone. 0788 ni urugero. Hanyuma nitwirangiza gushyiraho iyi nimero kugira ngo abazashaka uyu muntu wenda bazamubone, abafite ubukwe, abafite ibirori bitandukanye, kugira ngo bazamubone, iyi nimero nayo tukaza kuyishyiraho nk'uku nguku. Murabona ko ari aka design keza cyane. Hari uburyo rero bwo gukora amabara. Hano ni kuri colors. Iya mbere yanditseho colors iduha amakara nyine atandukanye, arimo umweru, umukara n'andi yose. Akitwa noneho gradient. Gradient ni uburyo bwo gushyiraho amabara abiri atandukanye, none ukagenda uyereka. Urugero reka dufate uyu mweru tuwusimbuze ubururu, uyu mweru nituwusimbuza ubururu, uyu mukara tuwusimbuze umutuku, uyu mukara nituwusimbuza umutuku. Urabona ukuntu bise biba. Noneho turaza gusa nkaho dushaka ko aya mabara asa nkaho ahana umwanya. Murabona nitwajyana hano biragenda gutya, ariko nitugarura gutya murabona ko biri kugenda bihinduka. Ahangaha bikaba umutuku, ahangaha bikagenda biba ubururu. Aka stroke kadufasha kuba twashyiraho akantu kameze nka shadow, kadufasha gushyiraho shadow kuri za nyuguti cyangwa se kuri ya magambo twanditse. Hanyuma icyo dukora nyuma yabyo duhita dukora kuri ka kavi kacu. Twamara gukora ka kavi kacu tukaba tugize gute, turasevinze. Ariko ahangaho twakoreye background, dusubiye inyuma gatoya, ako gusubira inyuma ni aka ngaka. Hano ho twakoreye background, ahangaha kuri fit ushobora gushyiraho background y'ifoto, ushobora gushyiraho background y'ubundi bwoko nyine nabo baguhereza. Ushobora gushyiraho background wenda ukavuga ati reka nshyireho iyi ngiyi. Urabona ko nayo byakunda. Urabona abantu bashaka nko gukora fiche mu buryo bwiza, ushobora no kongera ukagarura ya yindi, cyangwa se ugashyiraho n'iyi. Byose biba bishoboka. Cyangwa ugashyiraho n'iyi ukavuga ati reka mbe nashyiraho iyi ngiyi. Byose urabona ko biba bigira gute, biba bishoboka. Ubwo ngubwo rero ushobora no kuvuga ati reka nshyireho iyi ngiyi bitewe n'iki, nuko ushaka gukora ifoto yawe. Iyo wasoje ibyo byose rero urasevinga. Wamara gusevinga then ukaba urasoje rwose ifoto yawe ikaba imeze neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aka ka tools kadufasha. Urabona, reka nzembahe urugero. Aka ka tools kadufasha kuba twareba isura y'umuntu, kuyongeza urumuri, kuba twagabanya, mbese ubwo gukora ifoto mu buryo bumwe cyangwa ubundi, no kuba twahindura amabara nabyo murabona ko biba birimo. Umuntu ugasanga yambaye umwenda umwe ariko uriho amafoto menshi cyane. Hano ibintu byose ahangaha biba birimo. Reka mbashimire rero mwebwe mwese mwakurikiye iri somo. Iki ni igice cya mbere cyo kuri Pixart. Pixart irimo ibice byinshi cyane. Nzagenda mbibereka umunsi ku munsi, umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Ni agapurikasiyo kitwa Pixart twari turi kwiga. Njyewe nari Kirima Buhungiro, wari uri kubafasha kumva neza aka gasomo k'iyi apurikasiyo yitwa Pixart. Mugire amahoro rero, mukomeze mugubwe neza, muhahe muronke. Imana irabakunda cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Cool. Mugire amahoro cyane.